Hello, ikaze kuri Peacine Essence, niba uri mushyashya hano nkwaye ikaze, nitwa Peacine, ni umuryango w'abantu bikunda, hano nigisha gusa neza dukoresheje amavuta meza, amavuta meza yo ku ruhu ndetse n'amavuta meza yo ku musatsi. Uyu munsi rero ndagarutse, ubushize muri video bishize nababwiye ko nsigaye ncuruza amavuta, ubundi najyaga nyamamaza gusa, ariko ubu nabazaniye amavuta meza. Icyo nababwira ni uko aya mavuta mba nayabahitiyemo, ntago ari bya bindi umenyereye iduka ntagenda kuzuza amavuta menshi cyane ahantu. Oya, mba nahisemo amavuta bitewe n'ibibazo specifically nzi mufite, kubera ko muri abantu tumaranye igihe, hari umbwira ati ndwaye ibiheri, hari umbwira ati uruhu rwanjye rumeze gutya na gutya, nkeneye gucya biri naturel nk'uku kwanjye. Murabibona ko vraiment mfite uruhu ruri naturel, ntago nitukuje, nta kintu kimwe nisize gitukuza. So hari umuntu umbwira ko ashaka gucya gutya, hari n'umuntu umbwira ati noneho njye ndashaka, mfite ikibazo, intoki zanjye zirirabura cyane, amaguru yanjye arirabura cyane, mu maso harirabura, abantu bafite amabara, hari icyo bita hyperpigmentation cyangwa se uburyo nyine uruhu rugenda rukirabura kurushaho, cyane cyane ku bantu nkatwe tugira melanine cyangwa se abirabura, ibyo bibaho. So ubu ngubu rero urumva amavuta mba nahisemo aba ari amavuta yo gutagetinga ikintu runaka, inkovu, utwenge tunini, amavuta se, ibintu byose, niyo mavuta nabazaniye. Uyu munsi rero ubushize nababwiye ku mavuta mfite, ariko ikigaragara ntabwo abantu basobanukiwe neza. So uyu munsi nshatse kuza nazanye sample y'amavuta, mfite amavuta menshi cyane, ariko nazanye sample yo kugira ngo mbereke, noneho ngire icyo nayavugaho bitewe nanone n'ibibazo mumaze iminsi mumbaza. Murabizi hari abantu bambaza muri chat, ndaza kunyandikiraho link ya group y'aba bloggers, umuntu ushaka kuyijyamo nta kibazo yajyamo, akenshi nsubiza ibibazo byinshi. Ikindi nababwira, ntabwo ncuruza amavuta gusa, ncuruza utuntu twose tw'utu accessoires tw'umukobwa cyangwa se umudamu ushaka gusa neza. Donc amaherena, murabona nk'utuderena mba nambaye twose ni amagaranti, nk'aya ngaya agura 7,000, utu ngutu tukagura 5 per. Ubwo urumva ko aba ari utuntu twiza kandi duhendutse, ntago nyine nshaka ibintu byiza ariko nanone bidakabije cyane guhenda. So reka ndeke gutinda rero. Ubushize naberetse aya mavuta ya Johnson's, ndababwira ngo bavuga ko akesha, ariko ntabwo nzi urugero akeshaho. Hari abantu nayahaye bambwira ko ari meza, noneho rero nanjye nagize amatsiko guhera ku cyumweru ndayisiga. Uyu munsi ni kuwa kane. Ubusanzwe nisiga CeraVe, narayiberetse lotion, kubera ko naje gusanga nyine ni nziza, nyisiga mu maso nkayisiga no ku mubiri. CeraVe nakoreshaga mbere ko mu maso ntago nkigafite, so iyo nkoresha ni lotion yindi nkoresha mu maso no ku mubiri. CeraVe ikiza cyayo nuko ituma igira hyaluronic acid, ituma uruhu rugira itoto, kandi ikagira ceramides zituma ugira skin barrier, bivuze ngo ushobora kujya ahantu koga amazi mabi, abantu bavuga ngo noza amazi antera allergie nagize gute, iyo wisiga CeraVe ntabwo ibyo bintu bikubaho kuko uruhu ruba rukomeye. So kuva icyo gihe rero ubwo nisiga CeraVe, ariko kuva icyo gihe mu gitondo ndi gukoresha ano mavuta ya Johnson's. Ano mavuta ni meza, see the glow, murabona ukuntu nsa, harimo aka glow, ameze nk'afatira, ameze nka gel, kwa kundi wisiga gel ukumva nyine irafasha. Bya ndi wisiga lotion ikagusigara ari ibintu by'umweru, no, urayisiga kanoga, agahu kakanyerera. Oh my god, ni meza. Iyo mba ntisiga CeraVe, ano mavuta nayisiga mu maso nkayasiga ku mubiri. Aya mavuta ni meza. Hari abantu bambwiye ngo njye narayakoresheje amindura igikara, narayakoresheje ni mabi. Ikintu nababwira ni uko amavuta agira pirate nk'ibihumbi, ntago nzi umubare navuga. Narumiwe, urumva nabimenye ntangiye kuyacuruza. Mbere naraguraga nk'abantu neretse Ruby, barambwira ati Ruby igira ngo pirate, ndavuga ati naje kubimenya ariko ubu ngubu nyacuruza, kuko amavuta ushobora gusanga nk'amavuta wenda tuvuge nk'ikisi na La Roche-Posay, ushobora kubona nka La Roche-Posay igura nk'ibihumbi 15, kandi mu by'ukuri ntabwo ibyo biciro ari byo zigura. Donc ushobora gusanga amavuta ahantu bitewe na buri giciro
abantu baragenda bagaprintinga amacupa bagakora amapirate y'amavuta. So ninkwereka amavuta muri video ukagenda ukagura amavuta ya pirate akakugira nabi, ntuzaze kumbwira ko nabeshye. Njye ncuza amavuta nizeye, nakuye ahantu nizeye, ubwo aho wayakura handi ntabwo mvuze ko ari njye muntu wenyine ugira amavuta ya originale, hoya naba mbeshye. Icyo nshaka kuvuga nuko iyo njyewe ndi viewinze amavuta nkavuga ati aya mavuta ni meza, mba nayakoresheje, mba nayasomye, mbizi ko ari meza. So yeah, ni aya ngaya kuko abantu bayambajijeho cyane, kuko ubushize nari nayavuze muri video, nashatse kuyavugaho, imaze iminsi ine nyakoresha, it's perfect. Mbega utugambo mfite rero, na makeup ndazicuruza, mfite utu accessoires twinshi, nk'iyi ni vit shaving cream, iyi shavinga mu kwaha, hari amalangete, hari nk'iyi shower gel, iyi shower gel ni ya Sebamed. Ikindi aya mavuta mbabwira ari naturel, abagore n'abagabo mwese mwayakoresha, ushobora kuba ari famille uri umudamu ukayagura, famille yose ikayakoresha. Nk'iyi shower gel rwose famille yose yayakoresha. Iyi shower gel igira na lotion ya topi creme yayo. Ikindi navuga kuri topi creme, bantu en fait njyewe ntago nzi comments mbona, babwije ukuri topi creme ni amavuta nisize, ndayisiga kera, noneho yarakigura nk'ibihumbi 9, ubu ngubu murabizi ko ageze ku 30, ariko aya mavuta narayisize ndayisiga, topi creme ntago yigeze imbera mbi na gato. Njyewe nayiretse ari uko yahenze, kugeza nyuma we ndanje kudiscoveringa nkaza kumenya za CeraVe n'ibindi, ariko topi creme ni amavuta anoza umubiri meza, arimo cire d'abeille cyangwa se beeswax, akamo glycerine, akamo ingredients nyinshi nziza zituma uruhu rucya. So niba ushaka uruhu runyerera rumeze neza, topi creme ni amavuta wisiga ukumva nyine so mva niba ari options ndazibafitiye, kandi ni amavuta ushaka kwisiga mu maso ukanayisiga ku ruhu. N'aya ngaya iyo maze kubereka ni lightweight, aroroshye cyane, watwisiga mu maso umva ni meza pe, cyane cyane nk'abantu bafite skins ari normal cyangwa combination. Abantu bafite oily skin nabakonseya, iyo iri oily cyane igira amavuta menshi, gukoresha gel moussant. Gel moussant ni nk'iyi ngiyi, ushize naberetse iya SVR, ubu ngubu ndabereka iya CeraVe foaming cleanser. Urumuri sinzi ukuntu rumeze, ntago biri kugaragara neza, ariko iyi foaming cleanser igura 28, ni iya CeraVe, ni nziza cyane. Iyo ntago nigeze nyigabanyiriza mu macupa matoya, ariko ni nziza pe, donc ushatse kuyigura, kuko n'ubundi ni nkeya, kuyigabanya rero nabonye nta mpamvu yabyo. Ushaka kuyigura wayigura ukayikoresha, it's perfect ku muntu ufite uruhu ruri normal, ruri combination cyangwa se oily skin. Oh my god, iyi video igiye kuba ndende, ntabwo ndi buvuge ibintu byose. Nzagaruka buri gihe nzajya nza bakore video mbereka amavuta mfite, ni menshi. Hano hari isabune ya Medimix, ni Ayurvedic, sinzi uko babisoma, ariko ni nka Piali, ni amasabune y'abahinde bakoresha, ni nka nyine bagira imiti ya kinyarwanda, wagura imiti ya kinyarwanda, tuvuge ko iyi ngiyi ari imiti ya gihinde. Abahinde ni abantu bazi skin care, ni abantu gucya ni ibintu byabo. Iyo urwaye ibiheri, iyo ufite uruhu rudasa neza, ubundi muri Aziya akenshi aba ari inenge. Rero iyi sabune ifite herbs 18 cyangwa se ibihingwa ibimera birimo 18, harimo neem izwi gukiza ibiheri, harimo n'ibindi ntazi n'amazina, Himalayan cedar, coriander, licorice ituma uruhu rusa neza rucya, Indian barberry, black cumin, ibintu byinshi cyane. So iyi isabune iri antibacterial, hari uduheri tuba tumeze nk'udushishi, iyi sabune iyo uyikoresha iragufasha tugashira. Iyo ufite ibiheri bikomeye nabwo, aho kugira ngo ukoreshe izindi sabune, iyi sabune Medimix irazwi ahantu hose ko ari isabune ikiza, ifasha uruhu rukamera neza rukanyerera. So yeah, hari indi sabune irimo glycerine ya
Rivoli, isabune zirimo glycerine nziza cyane zituma uruhu rusa neza, rukanyerera, rugacya, rukoroha, rukagira itoto. Ndi kubyihutisha. Hari palmolive nayo ni isabune ziri naturel nziza cyane yo koga ku mubiri no mu maso. Hari isabune yitwa Dove murayizi, iyi ngiyi ni beauty cream bar irimo cucumber igira ama antioxidant, igira iranyereza uruhu rukaglowinga, nyine ukajya ubona rurayaga. Ubundi ngewe brand yanjye yitwa Glow Kits kubera ko mbashyirira hamwe kit ituma umuntu agira uruhu ruyaga kandi rwiza runyerera. Donc goal nuko twese tuglowinga. Murabona ko nsa neza, ntabwo nifuza gusa neza njyenyine, ndashaka ko twese tuglowinga. Aka deodorant, kano ka deodorant niko ndi gukoresha, ni Dove Even Tone. Icyiza cyako kameze nka powder iyo umaze kugatera, ikindi gatuma mu kwaha hatirabura. So ukoresheje roll-on and then ukagakoresha, karinda kubira ibyuya, kwirabura mu kwaha. Nyine ni aka deodorant gahumura neza ku buryo nyine iyo ugafite umva ni byiza cyane. Kagura 8. Oh my god. Hari lotion, reka nyivugeho, iyi ni Medix. Nababwiye ko ari ibintu byose biri handpicked, mba nahisemo kimwe bitewe na ingredient runaka ndi gushaka. So nk'ubu nababwiye CeraVe irimo na ceramide na hyaluronic acid. Umuntu wese ufite uruhu urwo ari rwo rwose yayikoresha, n'umuntu ufite dry skin yayikoresha, ariko umuntu ufite dry skin akenshi icyiza ni gukoresha hydrating cleanser, nazo zirahari. Zose zigura 28,000. Njye kuvuga kuri iyi Medix impamvu irimo vitamin C na turmeric, ari ibintu bizwi mu gukesha uruhu nyine bidasanzwe ku buryo ucya ariko utitukuje, kuko turmeric nyine irazwi mu gukesha uruhu. Iyi Medix rero iriho base ya ntago byanditsweho, ariko Medix akenshi zizwi kuba zikozwe muri zirimo shea butter kugira ngo ikore iyi cream. Irimo curcuma ni kino gihingwa kijye kumera nka turmeric, donc ikuraho dark spots, amabara y'umukara, igakuraho kwirabura, ukagira uruhu nyine undertone igasohoka. Nababwiye kuri undertone iyi Medix. Ikindi rero Medix nazo zigira pirate, so be careful. Ngewe Medix mfite ni ama original pe. Ikindi nababwira, ibiciro mba mbabwiye uyu munsi bisigaye bizamuka. Impamvu nuko amavuta dukoresha kenshi turayimporta aturuka mu bihugu byo hanze. Rero idolari rizamutse, igiciro kirazamuka. Nuza ukareba video mu mwaka utaha naravuze ko aya mavuta kuri 30, ugasanga ageze ku 40. Ntuzambwire ngo gutya na gutya. Akenshi mba mfite limited stock, ariko ikintu ushaka unyandikiye wakibona. Hari amavuta y'abagabo rero, hari nk'Nivea Men, iri hydrating nziza cyane, nziza ku bagabo kabisa, cyangwa se abantu bafite uruhu rukomeye. Donc abagabo uruhu rwabo kubera ngira ngo ama hormones rukunze kuba rukomeye kurusha urwacu, biragoye ko wapfa kubona umugabo ufite uruhu runyerera gutya. Ariko murabona aya mavuta, I don't know, see the glow. Simbizi. Hano hari cream ya St. Ives. Ino cream irimo collagen, elastin. Abantu bafite iminkanyari cyangwa se bari concerned ko bari gusaza, cream ni ya mbere. Najyaga nkoresha lotion, facial moisturizers za St. Ives zari perfect. So iyi cream yo noneho irakabije, irengeje lotion kuko iguha hydration, igatuma uruhu rutoha, runyerera kandi rugira itoto, kuko irimo elastin na collagen bigabanya iminkanyari, cellulite n'ibindi. Oh my god. Amavuta yo mu mutwe, Ashanti scrub. Iyi scrub ni ya nyuma, umuntu uri buyigure ewan ni ya nyuma. Ziri stocked out. Shower gels za Dove.
Oh, mask, oh my god, murabizi za mask zo ku maso. Iyi mask irimo honey essence, maze iminsi nyikoresha, umva perfect perfect perfect. Anyway, reka ndekere aho rero. Iyi mask igura 2500. Reka nshyireho nimero yanjye, hanyuma umuntu ushaka kugura amavuta anyandikire inbox ambaze amavuta ashaka nyamuhereze. Hari amacream ya CeraVe, hari ndabashyiriraho ibintu maze iminsi shippinga, ni byinshi cyane byiza. Ndimo kurikodinga. Byiza cyane, umva nyine mwe munyandikire gusa, ubundi vuba cyane ndaza kubaha website muzajya mushopingiraho online mutarinze kuza inbox. Ariko still ushaka kugira icyo mbaza wambaza. Abantu mumpereza amavuta runaka aturutse donc mwisiga, ukambwira uti nsobanurira kuri aya mavuta, nsobanurira kuri aya mavuta, nsobanurira kuri aya mavuta, ndagira ngo mbisegureho. Hari amavuta ntazi, ntabwo amavuta yose nyazi, niyo mpamvu akenshi mbabwira ingredients. Ariko brands, urugero Dove, CeraVe, Cetaphil, La Roche Posay, donc ni brand nyinshi cyane zikora amavuta. Ariko akenshi usanga tuvuge nka retinol, ugasanga The Ordinary irayikora, Good Molecules, CeraVe n'ibindi byose ugasanga bose bafite retinol. So uruganda runaka cyangwa se brand runaka ishobora gukoresha ingredient runaka n'ayandi n'izindi nganda zikayakoresha. So urugero nk'iyo umbwiye wenda ngo Coco Pulp, abantu bakunda kumbaza gutyo, niba ari Popo, Queen Helene, hari igihe mba ntarigera nanayabona. Akenshi amavuta mbona ni drugstore, nanjye amavuta ncuruza ni amavuta akenshi acururizwa mu mafarumasi. Ubwo rero hari igihe mba ntayazi. Ikindi nasorezaho rero ni Golden Glow oil. Murabona ko mu icupa ntayirimo kubera ko nayigabanyirije muri ano macupa manini, nako muri ano macupa matoya, kuko ntabwo mbona impamvu yo gutanga iki gicupa kingana gutya cy'amavuta. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo bikenewe. Niyo mpamvu akenshi muri Glow Kits mba nagabanyije amavuta. Iyi Golden Glow icyo nayivugaho rero, yanditseho intensive half cast whitening oil 10 whitening. Ushobora kuvuga uti se noneho bite ko ucuruje amavuta ari whitening cyangwa se atukuza? Abantu batagira melanine, abantu bo muri Aziya, aba Filipino, aba Thailand, abashinwa, aba Korea, baritukuza niba mutari mubizi. Baba basanzwe bafite uruhu rutukuye rw'inzobe nyine, murabizi ntabwo bagira melanine. Ariko kandi bo beauty standards mu bihugu byabo ni ugucya k'umweru kwa. Niyo mpamvu amavuta yabo akenshi aba yanditseho whitening. Aya mavuta ushobora kuyagura wowe wirabura ukayisiga ukanga gucya. Iyo ukabije rero kuna habanditseho ngo 10 days, ukavuga uti ngiye kuyisiga mu minsi 10 mbe nakeye nabaye umweru, araguhindura ariko bitari byiza. Impamvu arimo carrot oil. Carrot oil niyo carrier. Icyo bita carrier aba ari amavuta menshi, noneho bakagenda bashyiramo ama actives cyangwa se actives ni ingredients nyine zigomba gukora icyo zikora runaka. Carrot oil ubusanzwe ni amavuta akesha. Noneho iyo bashyizemo actives, urugero hano harimo actives, harimo alpha arbutin, harimo glutathione. Glutathione ni amino acids n'ubundi zisanzwe ziba mu mubiri, zituma uruhu rugira hydration. Nyine uruhu uburyo rukozemo rugira hydration, rurinda radiation y'izuba, and then ikanatuma melanine idakabya ngo umuntu ahinduke yirabure cyane. Ubwo rero harimo iyo glutathione, hakabamo alpha arbutin, hakabamo n'iyo Filipino powder. Filipino powder ni ama powder nyine yo muri Philippines bakoresha, kubera ko nabo beauty standards zabo ni ugucya, zizwi ko ziva mu bihingwa byabo zikesha. Ubwo urumva rero umuntu wa developye ano mavuta yaragiye afata carrier oil ikesha, ayishyiramo actives zikesha kugira ngo itange results zihuse. Bivuze iki? Bivuze ngo gukoresha alpha arbutin
na carrot oil na Filipino powder n'ibiki byose. Hari umwana uri gukomanga niyo mpamvu ndi distracted. Biragenda noneho bigatanga results zihuse, ariko results zihuse ntago ziri healthy. Impamvu nuko ibyo bintu byose iyo urumva bibuza melanin gusohoka ngo igaragare ku ruhu, bituma nanone izuba rishaka kugutwika. Bivuze iki? Aya mavuta yanditseho ko akoreshwa mu maso cyangwa se ko wayakoresha ugakoresha sunscreen, ariko ngewe muri experience mfite ku muntu yakoresha nijoro amubera meza. Umuntu ufite melanine n'ubundi akayakoresha nijoro amubera meza. Ushaka amavuta ari naturel 100% nta kindi kintu kirimo, wagura carrot oil yonyine itarimo ikintu na kimwe. Zirahari and muri partnership na Body Organics by the way, so umuntu ushaka product zose za Body Organics yanyandikira, azibona ku giciro nk'icyo kwiduka cyangwa se ego, kubera ko Body Organics ngewe imereza discount. Murabizi ko twakoranye imyaka myinshi cyane, so mu gihe natangiye gucuruza amavuta mfite iyo partnership, so nshaka kuguha carrot oil cyangwa se papaya oil ya Body Organics. J'arrive. Hanyuma ushaka gucya kurushaho, tuvuge gutya nshaka wenda gusa kugira iyindi shade, urabona kuntu nsa wenda mu ntoki, urabona hano harakeye kurushaho, cyangwa se ukavuga uti nyine ngewe mfite hyperpigmentation, mfite uburyo nirabura ku rundi ruhu kurusha uko nsa mu maso, ushobora gukoresha iyi body oil ariko ukayikoresha ari nkeya. Bivuze ngo wayikoresha nijoro ukayisiga umaze gukaraba, ukaryama, uruhu rukaregeneratinga, ukabyuka umeze neza. Ntago aya mavuta ari hydroquinone, nta mercury, nta agents zangiza uruhu afite, ariko kandi ntago ari amavuta yo kwisiga ngo ujye ku zuba, kubera ibyo nabasobanuriye. Ikindi uramutse uyisiga ukajya ahantu hari expose, kuko iyo uyisize uraglowing ukuntu nyine iyo yarengeje ku mubiri wamaze kwisiga. Ugomba kuba ufite sunscreen, urumva ugomba kuba ufite sunscreen ya spray, ya yindi nyine usprayinga kugira ngo ahantu hose wayasize, niba wasize ku maboko no ku maguru usprayingaho sunscreen, aho ngaho buri protected umeze neza. So ku bantu bafite icyo kibazo cya hyperpigmentation, niba uri umuntu ufite uruhu rusanzwe nk'urwanjye ukaba ushaka gukoresha iyi oil, uzacya urenzeho, ubwo azaba ari byo uhisemo. Ariko ngewe ku muntu ufite hyperpigmentation nibwo namurangira iyi golden glow oil. Ikindi nanone ugomba kwitondera aho uyiguze, kuko hari golden glow hari donc iyo ushobora kubona irimo hydroquinone kugira ngo igukeshe cyane. Akenshi ku mavuta aturuka Tanzania haba harimo ama agents akesha cyane, ugahinduka ukagira uruhu rwakwangirika. Ubwo rero ugomba kuba careful. Oh my god, video yabaye ndende ariko muri hangana mwirebe. Ndabakunda cyane, munyandikire muri comments, mumvugishe, bahereza amavuta meza. Nagerageje gusobanura, ndi passionate. Oh my god, ndi passionate cyane. Umuntu uzagura amavuta iwanjye arahiriwe, kuko mbifatira umwanya nkagira research, nkafata umwanya nkagura ibintu byiza, nkabishakisha ahantu hose, mbese nkakoresha uko nshoboye kugira ngo mubashe kubona amavuta meza. Murakoze cyane, ndabakunda, bye.